hari ikintu ndiko ndumva umwana ndashaka amata. Nta mafaranga ngende ku boutique ndayagura. Crema. Crema. Ubu nyine ucironka itiro rero ko ndagusaze amafaranga kugura amata. Basi mana majana 5 yo kugura poma. Crema. Crema wasinziriye. Kubona nabukubona kubona. Komana yanje. Namwe ndakubwira umunsi umwana azovuka ruzingo ntazavuge ngo ni jewe. Uzomye kare wamwicishije inzara kiri mu nda. Ubara ibintu byose ashaka na kimwe abona. Hama ngo uzanye zabashitse abandi buzoronka ibyo bagaburira sibyo n'umwana wawe cyumugaburira. Nanye nshonje. Amahoro y'Imana bane nawe udahemba gukurbana natwe mu biganiro bitandukanye nk'ibisanzwe wakoze subscribe imigisha y'Imana igomeze ikomeho kandi ujye uronkeraho abandi baburaniwe kandi Imana igibanza imbere yawe intambwe ya mbere igibi y'Imana nawe ya kabiri ibi yawe aho ugenda hose kandi Imana igibana nawe nge nimuze ko ngo Mana kwihaye ikaze muri icyo kiganiro cya My Testimony tugiye kugarukaho tuganira ibintu rero nabwo biba bigeze ahantu hacanganye cyane cyane kubize Imana ibigeragezo bikomeje kwigongera mu rugo rwo kwa pasteur ibintu byabaye intambara cyane dore yuko uwateretaga Nawomi yamaze kumenya byinshi cyane kuri Nawomi ko Nawomi atagiye Burundi nyuma yaho mbere yuko bamubwiye yuko agiye Burundi mu kwiga kandi bakamwimana nimero abibwiye na mama pasteur nawe akaba ari mu bwoba bwinshi cyane yibaza uko agomba kubana n'uno mugabo watangiye kuba inyamaswa dore yuko nawe bari kuyimubwira umuzamu nawe uwo bita Pirate nawe afite ibibazo bikomeye cyane ari kwibaza ngo ibintu biragenda bite icyo nicyo kiganiro tugiye kuba tugarukaho tugenda tureba akantu ku kandi ese ibi bintu bihurira hese yaba ari muri ya minsi Paulo yavuze ko abantu bazaba birarira uyu mu pasteur wehe utabasha guha amahoro umugore wiwe bashakanye utabasha guha amahoro umwana wiwe wihakanye umwana akamubwira ati kiza nuko wanyibagirwa nk'uwakubyaye wabyarutse umwana wiwe ni yihe Bible itubwira iki kuri ibi byose nibyo tugiye kugarukaho reba nimba utarakoze subscribe yikore kugira ngo tubane muri iki kiganiro tumeze neza cyane fata agatebe wicare kugira ngo tucyumve akantu ku kandi ubundi Bibiliya harimo ijambo rivuga ngo umwana umwe yabwiye papa we aramubwira ati mpimbyanje byose umugabane wanjye numara kuwumara wumuhereza umwana aragenda arawubyinira arawurya umaze gushira abona ntiyagaruka iwabo ajya gushaka akazi yabonye bamuhaye akazi ko kuragira ingurube akajya asangira nazo igihe kimwe ararambirwa inzara imwishaje imyaka myinshi avuga ati imuhira kwa data na mama bararya ndetse n'abagaragu bararya bagasigaza none ngewe ndi gusangira n'ingurube afata inzira asubira mu rugo iwabo maze ise amaze kumubona ari mu marembo arishima cyane amuzanira umwambaro w'igikundiro mwiza uruta yindi amuha n'impeta yiwe arangije amubagishiriza ikimasa maze umurumuna mukuru wiwe abibonye araba baravuga ati mugiye nabaranye na data ntago yigeze ambagira n'agatamba kamwe none uyu nguyu wagiye akangiza ibyo yahawe aragarutse amwakiriye nk'umwana mu rugo bishatse kuvuga iki rero uyu mupasiteri rero yakagombye kuba akintu ari gukora ari guhereza amahoro menshi cyane kubera yuko bamwizera dore tukambibutsa akantu kamwe umunsi yari yicaye mu rugo ahaza umuntu arakomanga umuntu basengana cyane bakoranye amubwira ngo amavuta yawe ndayubaha kubera yuko iyo uri gusenga iyo uri kuvuga ubutumwa biratunezeza bitukura ahantu ubundi hari ukuntu Bibiliya itubwira yuko ngo mu minsi igoye ngo n'umunyabyaha arajya hanura ngo nzahagarara ku bitugu by'umupfapfa maze mburire ubwoko bwanjye iryo jambo niryo ryabwiwe abantu kandi twase twararisomye bivuze ngo iki rero wago ntago Imana itinya ntago Imana nareba yuko ngo kijo cyangwa abantu ko abantu bakubona ariko Imana ibikureba ahubwo Imana yo ireba icyo ugabura ikagiha agaciro ikanagikomeza kubera yuko icyo wagabuye kigenda kikagira ute
kikanayobora abandi bantu, kikanagira ute, kikanabakura mu byaha. Icyo niko nakubwira, kubera yuko handitswe ngo mu minsi igoranye hazaza ibihe bigoranye, ubwo abantu bazirarira badakunda abandi, bangana, umubyeyi akazanga umwana wiwe, umwana akanga umubyeyi wiwe. Rero nimba uyu mupasiteri ukomeye gutya afata umwanzuro wo guca umwana we mu rugo, yamara kumuca akamuca gutyo, yakagombye kugaragaza impuhwe no kugaragaza no gutanga urugero ruzima. Ese umwana wiwe nta mubiri yari afite kuba atakora ibyaha? Icyo nicyo yakagombye kuba avuga ati reka ntange urugero, umwana wanjye mubabare, nimara kumubabarira njye kumwihanisha mwatuze, kubera yuko si we wayimuteye kandi si we wamutumye kuba yajya gutanga ubwo cyangwa gukora ibyo bintu byose. Ngaho nguko rero ukuntu byifasha kwa pasiteri mu gihe mama pasiteri yamaze kwiheba, yumva ko yakagombye gupfa, dore ko ari gusaba umugabo wiwe ngo amunege cyangwa abe yamukubita. Impamvu ari kubimubwira, umujinya, agahinda, umubabaro, intimba byose byamaze kumwuzura mu mutima, ntacyo afite cyo kuba yakora. Icyo afite cyo gukora ni ukwisabira ko umugabo we yamukubita maze akarira akaruhuka, bitewe n'uko burya nta mubyeyi ujya wifuza ko umwana we batandukana, akabona uwo mwana nubwo yaba ari mukuru ntago byashoboka ko yaba yajya. Mama pasiteri rero uri kwibaza icyo yakora, ariko ntacyo afite, kubera yuko umugabo we amurusha imbaraga, ndetse ntabwo yakagombye no kuba anarwana nawe. Nk'urugero bibereke, urabona ko hari abantu basohotse mu nzu batongana, amubwira yuko amaze kurambirwa kuba atazi aho umwana wiwe, kuba atazi icyo umwana we ari gukora, icyo ari kurya n'icyo ari kugira, kunywa n'icyo yambaye, dore yuko umwana wiwe ahantu ari nawe ari mu bibazo bikomeye cyane. Reka babwira rimwe na rimwe baduhereza ishuri, iryo shuri rikatusharira rikanutubera ribi. Nk'uno mwana Nawomi ari mu ishuri rikomeye cyane, dore ko we yasanze umuntu utamukunda, we wikundira n'abandi, kandi we yatangiye no kumubwira yuko bafite umushyitsi. Uwo mushyitsi nta wundi nuko uru rugo rugiye kuzamo umugore wa nyawe, uyu muhungu Kerema akunda, uwo bita uwo dogiteri cyangwa tuwo twakwita nka muganga wari uri kuvura uno mukobwa wanze no kuba bakuramo inda, ahubwo ashaka ko bagira inda yakomeza kubamo. Ariko bisanze mu bwato bumwe kandi bahuriye ku mugabo umwe, ibintu biraza kugenda bite, umwe aratwite undi ntagatwite, kandi umwe avuga ko akunda undi, ndi akavuga akamukunda, ariko undi akavuga yuko atamukunda, babanye kubw'umwana. Biraza kugira ute uyu Nawomi ugiye guhura n'ibibazo n'urugamba rumurenze ubushobozi, kandi dore yuko mama wiwe atanazi ahantu ari. Mama we nawe gusenga byamunaniye, yabuze isengesha asenga, bitewe n'uko umwana wiwe ahantu ari ku gasozi ari guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Kandi burya iyo ahantu umwana ari, iyo batari kumwe na nyina, umwana agava afite ibibazo, umubyeyi abyiyumvamo, kubera ko bavuga yuko amabere arikora. Niko abanyarwanda dukunda kuba twavuga. Bitumara iki kuba twaba turi abakozi b'Imana ariko tudakora umurimo w'Imana mu rugo zacu? Byatumara iki? Byatugeza kuki nimba twifuza ko abantu bakizwa ariko abo mu rugo rwacu batakizwa, ahubwo tubakandamiza tunabica urubozo? Byatumara iki kuba ahantu hose tugenda badufata nk'abanyacyubahiro ariko mu rugo iwacu dusuzuguritswe cyangwa dusuzugura abandi? Ni ukuvuga ngo akebugereramo mugenzi wawe ni wowe niko bazakugereramo, kuko ngo ikizaba kiza wowe ni uko bazagafata bakakujyana we bagiye kukakugereramo, bazatsindagira kugira ngo bakugerere mo neza cyane. Uyu mupasiteri ibintu atajya atekereza nuko Imana ubwayo ishobora kukureka, ariko umunsi umwe ikazagutwikururiza ku karubanda. Ibyo ukorera mu bwihisho byo igiye kubishurira, ibihishurira ku karubanda, ntabwo ibishurira mu bwihisho. Ntabwo Imana ikora nk'abantu. Mama pasiteri nawe wakomeje kurwanira ishyaka ku muryango we, ariko umugabo we ntamare kubimenya, dore yuko umusore wakundanaga na Nawomi yaje kumusura maze akamubura, bakamubeshya ko yagiye mu Burundi. Ariko burya icyo Imana yashatse kugaragaza kiba cyagaragaye, ntabwo kijya cyihishira, kandi akarenza umunwa akarenza ihamagara. Dore ko umukozi pirate yawe n'uno musore yitahira nta n'ikibazo afite, maze akamukubita akamucumita inkota ku mutima. Reka mbabwire rimwe na rimwe hari amakuru tujya dutanga tuzi ko turi gutanga amakuru yanyaho kugira ngo umuntu abimenye, ahubwo tugasanga uwo muntu turi kumunega turi no kumwica, ariko ibintu tutazi kuntu bimeze, tuzi ko turi gutanga amakuru ya nyayo, ahubwo tutanze uburozi. Uyu musore n'uburozi yahaye, kubera yuko ahagiye kuzaza yicara arajye yibuka umukobwa yakunze w'umurokore wari ukijijwe cyane, ibyo bamubwiye ko atwite, kandi atwite inda y'undi muntu baba bararyamanye nawe, bimugore binamuvange mu buzima bwiwe. Nimbivuga gutyo sinzi ko ndabivuga nawe agiye guhura n'igikomere gikomeye cyane, kubura uwo wakundaga kandi ukamubura. Ati
bigatuma utasezeranye utazi ukuntu byagenze kugira ngo atware iyo nda kandi wowe waririnze. Abasore benshi cyane bakunda gukiranuka ku bakobwa, ariko abakobwa ugasanga bo ntibashaka gukiranuka kuri ba basore babakunda. Ikindi kiba kiteye ikibazo, kinateye ikibazo, ni ukubona umuntu wari yarakijijwe ejo ukamubona mu byaha ugatangira kumucira imanza. Burya umuhanda twese tugendamo uranyerera kandi imvura itunyagira twese iradutoyeja, twe kureba runaka ngo iyo ko yatose we byagenze bite. Niyo mpamvu rero tugomba kuba twafata abantu bose kimwe, tukamenya yuko inzira ducamo iramanuka ahandi kazamuka kanga ikatambika. Umuntu umwe ashobora kuba ari ahantu hagize hatambitse, wowe ari ahantu wamanuka ukamuseka kubera yuko hari undi muntu urahazamuka, maze ukagira ngo biranejeje. Wowe wamara kumuseka nawe wazagira hazamuka akaba arahatambika cyangwa arahamanuka nawe akaba yaguseka. Niyo mpamvu rero nubona umuntu hari ikintu mubayeho ujye wihutira kuba wamubaza ngo byagenze bite, kugira ngo umenye ukuntu byamugendeye bibi ishuri ryawe, apana kugenda umutaranga hose uvuga ko yari yarananiranye cyangwa wari umurimo wiwe. Abenshi bakobwa benshi babyaye ntago ari uko babyaye basambana ari abasambanyi, ntago ari nuko babyaye ari indaya, ahubwo hari ibintu byabagwiririye nko kugenda mu muhanda ugasanga ukoze impanuka. Kuri ubu ngubu ndikodinga iki kiganiro murabizi ko hari ikintu kivuga ngo moto za Kispiro nizo zonyine zikore impanuka, ariko ntago arizo impanuka zose ziba, ntago ari iyo moto zizikora, ahubwo hari n'abandi bantu bakora impanuka, abanyamagare akora impanuka ndetse n'amamodoka akora impanuka. No kuvuga ngo rero ngo abumwe agatukisha bose, ariko ntago ari uko nako byakagombye kuba bigenda, kubera ko umuntu arivukira. Ntago ngiye nimba nkoze icyaha undi muntu tugendana yagikora cyangwa yakora n'ikintu kingana ngicyo. Ni ukuvuga ngo rero uyu Nawomi nawe yagiye guhura n'urwo rugamba rukomeye gutyo, dore ko n'inshuti yiwe bakundanaga kandi bari bafitanye imishinga myinshi cyane. Yamaze kumenya yuko Nawomi yatwitse, ntago tuzi ukuntu biza kugenda cyangwa ntago tuzi ukuntu uno musore icyo twamaze kubona nuko yahise ahura na shock ikomeye cyane, agiye kuba hababaye, kandi noneho kuba atari no kumubona ngo bavugane yumve n'ijwi ryiwe anamubaze ngo byagenze bite, kugira ngo ibi byose bibe gutya, nacyo kigiye kuba ikibazo kigiye kubaho, nuko Nawomi nawe agiye guteseka muri urugo rugiye kuzamo undi mugore, kandi umugore wa Kerema akaba aribwo agiye kujya abana n'uwo mugore. Dore yuko uyu Nawomi yamaze kumenya yuko Kerema yari afite ubukwe, yibaza impamvu Kerema yemeye ko abana muri urugo, ariko Kerema nawe nta mahitamo yari afite kubera ko nawe atari kumwirukana. Dore ko Nawomi yaje muri urugo, papa wiwe na mama wiwe bamaze kumuca, bamaze kumubwira ati ngo ugende ujye gusanga umuntu waguteye inda, maze Nawomi akagenda gutyo mu rwego rwo kwanga guteza intambara mu rugo n'umwiryane. Yamara kugera mu rugo, ahubwo ikibazo kihabaye yasanzemo undi mugore atari yiteze. Noneho ikibazo kirimo noneho sasa gikomeye cyane, asanzemo dogiteri, ariko Nawomi nta kintu byamubwiye ko byanamunezeza cyane kubona umuntu wanze kumukureramo umwana bahuriye ku mugabo. Nabwo cyaba ari akandi kantu, cyangwa ubu yisanzemo ubu bwato bakazabana nk'inshuti, maze bakavuga ati bigenze gute, bakaba bareka Kerema akarera umwana, kubera ko dogiteri nawe ari mu bantu banze ko uyu mwana yapfa ahubwo agahabwa ubuzima. Dore yuko dogiteri we akundana se w'uwo mwana, dore ko nawe atakanga ko umugabo we akunda yagira ute yabona umwana. Uyu musore cyangwa umukozi bita Pirate ufite ibibazo byo kugenda hondagurwa cyangwa akandamizwa, we azagira kuki? Dore ko nawe umunwa we cyangwa amagambo yo nazamubera byinshi cyane, kubera ko ibyo yabonye yanze kubibika. Niyo mpamvu atangiye kugenda byasasa n'ura musore yabimubwiye, bikaba bigiye kugera kure n'ibibazo bikomeye cyane. Undi muntu tutabura kubabwiraho ni inshuti ya Kerema, kandi akaba n'umusore wakundaga uyu mugore cyangwa uyu dogiteri wajyanye amagambo. Ni igiki twakigira kuri uyu musore wajyanye amagambo, maze umuganga akamubwira ati wakoze kujajwa, wakoze kuvuga amagambo mabi cyane. Undi mu Kinyarwanda bavuga ko niyo ushaka insi cyangwa abanzi babiri uteranya abantu bakundana. Uyu musore yakagombye kwitwaza ibyo giwe n'amagambo yiwe, akareka kwitwaza undi muntu, kubera yuko iyo witwaje undi muntu bigenda nabi cyane. Yakagombye kuba yenda akavuga ikimuri ku mutima wiwe, apana kwitwaza runaka ngo nuko baza kumwumva, kubera yuko nimba ukundanye n'umuntu yabanje kukwereka ko uwo wakundanaga bimeze nabi, uwo muntu nta rukundo aba afite, ahubwo
ahubwo ikiba gihari nuko nawe aba ashaka kuzaguhirika cyangwa kukwangiza umutima wawe akawumenagura maze akawuha ibikomere cyane utageze utekerezaho. Ntabwo tuzi ahantu ibintu bizahera, ntaho tuzi naho bizagera. Reka mbabwire ngo iki kiganiro nangisoreje, naho ubutaha ngere muzehe Kongomani Gasegege naho mu bindi biganiro by'ubutaha. Reba nimba utarakoze subscribe yikore kugira ngo tuzakomeze tubane mu biganiro. Ciao ciao. Ariko indambwe yose ntero uyivuga ko ntazaguma, isi yagerageje kumbwira ko ntamwanya mfite, ariko niyubakiye icyuma mu kwizera kwanje.